Ikaze mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gitambuka buri cyumweru kuri televiziyo Isibo ariko no kuri YouTube channel yacyo nkuko musanzwe mukirebaho. By'umwihariko iki ni ikiganiro kiyemeje guhuza ingero zifatika z'urubyiruko n'abakuze kugira ngo zifashe guhindura ubuzima bwabo. Iyo twese turebye kino kiganiro hari byinshi tureba, hari ibyo twumva bidufasha tukagira ubwenge twunguka cyangwa se n'ubundi bumenyi tumenya binyuze muri iki kiganiro. Nkuko rero mubizi turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 27 abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Murabizi ko duhora twibuka ariko tukavuga tuti twibuke tuniyubaka. Ushobora kuba udukurikiye rero uri hano mu Rwanda, ushobora kuba udukurikiye kuri diaspora, uri muri diaspora, udukurikiye kuri YouTube ukaba ukunda gukurikira kino kiganiro. Muri iki cyumweru twibuka hari ibiganiro byinshi twatekereje kubagezaho binyuze kuri iyi platform ya Isibo TV ndetse na The Barbara Show kugira ngo tubashe kuganira ku mateka yaranze igihugu cyacu. Akenshi rero byakunzwe kuvuga ngo iyo amateka atigishijwe, iyo amateka abantu batayatekerejeho, batayaganiriyeho, akenshi bakunze kuyasubiramo. Akaba rero ari muri urwo rwego twatumiye umuyobozi mukuru wa Aegis Trust Bwana Freddy Mutanguha. Aegis Trust ni umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta uharanira kurwanya Jenoside n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu. Uwo muryango ukomoka mu Bwongereza, ukaba umaze imyaka 20 ukorera mu Rwanda, ukorana na leta y'u Rwanda, by'umwihariko ukorana na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside mu gucunga urwibutso rwa Jenoside ruri Kigali ku Gisozi. Abenshi murahasura, haba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu maze kuhasura, ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku murimo wa Aegis Trust ndetse n'uruhare rwo gukusanya no kubungabunga ibimenyetso biranga amateka ariko ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Tuguhaye ikaze Freddy. Murakoze cyane Barbara. Yes. Umuryango wa Aegis Trust ukurute, watangiye ute mu Rwanda? Nkuko rumaze kwivuga, umuryango wa Aegis Trust wavukiye mu Bwongereza, wavutse kandi ushingiye ku mateka isi yaririmo, cyane cyane ushingiye kuri Jenoside yakorewe Abayahudi. Umuryango wa Aegis Trust wubatse ndetse ushinga ikigo kijyanye no kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abayahudi. Nyuma noneho Aegis Trust yaze gutumirwa na leta y'u Rwanda ndetse n'abacitse ku icumu kugira ngo dufatanye amateka ndetse no kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane binyujijwe mu gushyiraho urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri hano ku Gisozi. Kuva rero icyo gihe Aegis Trust igeze mu Rwanda, yakoranye birumvikana na leta y'u Rwanda, yakoranye n'abacitse ku icumu ndetse n'abanyarwanda batandukanye kugira ngo dushobore gukusanya amateka tunyujije mu buhamya bw'abacitse ku icumu, tunyujije ndetse n'abakoze Jenoside nabo bagiye baduha ubuhamya batandukanye batubwira uburyo bakoze Jenoside, uburyo bakurikiranye buhumyi politike y'irondakoko, bikagezaho naho bumva yuko nabo bagira uruhare mu gukora Jenoside. Dufite ndetse n'ubuhamya bw'abanyamahanga bagiye bashobora no gufasha kugira ngo hagire abarokoka, ndetse n'abanyarwanda ubwabo barokoye Abatutsi bahigwaga icyo gihe, Abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukora byinshi rero, dukora byinshi, harimo gufata ya mateka ari hano mu rwibutso tuyakayakoramo inyigisho, kuko kutigira ku mateka nk'igihugu bituma dushobora kuzayasubiramo. Amateka yadukoreweho cyane cyane amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni byiza rero yuko aya mateka ari hano ku Gisozi ahindurwamo inyigisho yigishwa urubyiruko cyane cyane, kugira ngo rushobore kubona kandi rwigire kuri Jenoside yakorewe Abatutsi.
ariko ni amateka n'ubundi yigisha ari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga barugenderera kugira ngo bashobore kwibonera neza uburyo jenoside yateguwe, uburyo yashyizwe mu bikorwa ndetse n'uburyo abanyarwanda bagerageza kwiyubaka nyuma ya jenoside, kurwanya ingaruka zayo ndetse no kurwanya ingengabitekerezo yaje nyuma igihe jenoside yamaze gukorwa. Kugeza ubu tukaba tugihanganye nayo, tukaba tugihanganye n'abafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane iyi nyigisho irabibafasha kugira ngo dushobore guhangana nayo ndetse dushobore no kugira ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside ikiri mu bataruna muri icumu, ikiri mu bagishaka gukomeza jenoside kugira ngo bayireke ndetse n'abanyarwanda twunge ubumwe dukomeze iterambere ry'igihugu. Urugendo ni rurerure, mumaze imyaka 20 mukorera mu Rwanda. Urugendo rwo gukusanya amateka ni urugendo rusaba byinshi. Uyu munsi muhagaze he? Urugendo nk'uko bivuze, urugendo rurerure kuko iyo wubaka amateka bigufata umwanya. Ayo mateka ntabwo bari ahantu hamwe, ahubwo ibice ukura hirya no hino. Namaze kubivuga yuko ukusanya ubuhamya bw'abacitse ku icumu, ariko unakusanya inyandiko zijyanye ndetse n'itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside, cyane cyane mu binyamakuru ndetse muri raporo zagiye zikorwa. Harimo n'inyandiko ibihugu byagiye byandikirana, twagiye tuzibona. Ibyo byose rero iyo bikusanije bigufata umwanya, ariko ntabwo ari ibyo gusa, ari ukubikusanya gusa, bigusaba no kubitunganya ku buryo bishobora kugera kuri benshi. Wamara kubitunganya ukagerageza ndetse no kubibungabunga kugira ngo ibyo bimenyetso bizamara igihe kirekire kijyanye, kugira ngo abazavuka n'abazabakurikira bose bazabone ayo mateka. Nyuma yaho rero ugomba no kugerageza kugira ngo ukoreshe n'ikoranabuhanga, niho tugeze, kugira ngo ayo mateka ufite ashobore kugera ku bantu bose, haba abanyamahanga haba abanyarwanda. Hari ibyo dukora mu bushakashatsi bigatuma ibitabo bigera ku bantu batandukanye, ariko tugerageza no kugira ngo ibishobora kujyanwa kuri internet, kuko niho tugeze, bishobore gukurikiranwa kuri internet ndetse no muri mudasobwa zitandukanye, mu koranabuhanga ritandukanye, kugira ngo ari abashakashatsi, ari abanyeshuri, ari abandi bose bafite icyo bashaka kwigira ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi bakibone, kandi bakibone biboroheye. Ubwo rero nk'uko nari maze kubivuga, mu bindi dukora harimo n'integanyanyigisho cyane cyane dukorana na Minisiteri y'Uburezi. Tugakora integanyanyigisho ishingiye ku mateka n'indangamuco z'abanyarwanda, cyane cyane tugira ngo twerekane yuko twataye indangagaciro, ndavuga mu gihe cya jenoside, ariko hariho icyizere yuko dushobora kugarura indangagaciro tuzigishije abana, abakuru bakabishyiramo ingufu, bakigira ku mateka, bakigisha abana babo, n'abana babo bakazigisha abo bazabakomokaho. Dukorana rero bya hafi na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo. Dufite integanyanyigisho zashyizwe mu nteganyanyigisho ku rwego rw'igihugu, kugira ngo abarimu ndetse n'abanyeshuri bashobore kwigira ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko babyige noneho mu buryo buri systematique, mu buryo bujyanye n'uburyo bwo kwigisha, navuga buri academic. Uvuze ku kintu kiri academic, reka mbigarure hano ku rwibutso. Abanyeshuri cyangwa se ibigo by'amashuri byohereza abanyeshuri hano ku rwibutso cyangwa se ku zindi nzibutso mu gihugu, mukorana nabo gute muri ubwo buryo? Dukorana n'ibigo by'amashuri. Abenshi batwohereza abana. Buri gihe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tuba dufite amashuri
yatwoherereje abanyeshuri bawe. Kapasite twakira igeze ku ishuri ry'abana bageze kuri 60, no kuvuga yuko tubagabanyamo amaklase ageze kuri 2 buri gihe. Guhera kuri ihe myaka? Duhera ku myaka 12 dusubiza hejuru kugira ngo kuko nibo bashobora kumva amateka tuba tubabwira. Icyo gihe rero twahereye muri 2008 kugeza ubu ngubu twagiye ku mashuri atandukanye, ari i Kigali, ari hanze i Kigali, mu maprovinsi yose provinsi atandukanye, ariko gukorana n'amashuri, gukorana n'ibigo by'amashuri ni ibintu byagiye bidufasha kugira ngo dushobore kubona abana mu buryo butandukanye bwo kwigisha hano kuri uru rwibutso. Ariko hari n'imfashanyigisho twagiye dushyiraho, harimo ibigo birumvikana ko hari ibigo bidashobora kugera hano kuko biri kure, cyane cyane ko dufite experience y'uko hari nk'amashuri Cyangugu n'ahandi muri za Nyagatare n'ahandi badashobora kugera i Kigali. Niyo baba bafite ubushobozi bwo kugera i Kigali ko benshi barabufite, ariko bagira hano abana bananiwe, bagira hano abana bashonje, kubanza kubagaburira urumva nabyo bigafata umwanya, bagira ngo birukanga basubireyo kuko buke haba hari andi masomo. Icyo gihe ugasanga batakaje umwanya wo kugenda baza hano no gusubirayo kurusho bakora biga. Twebwe rero twahisemo kubasanga aho bari. Twafashe urwibutso turushyira mu rwego rw'amashusho, turarubashyira icyo twakwita mobile exhibition. Tubashyira aya mateka mu mashuri yabo. Twagiye rero dukora icyo gikorwa kuva muri 2009 kugeza ubu ngubu. Iki gikorwa kiracyakorwa kandi tugeze ku rwego rushimishije rwo gukorana n'amashuri, cyane cyane tubifashijwemo na REB ndetse na minisiteri ubwayo yaduhaye uburenganzira kugira ngo dushobore kugera kwa ayo mashuri. Nk'uko rubivuze rero dukorana na CNLG n'ibindi bigo bitandukanye, haba no gukora iyo mfashanyigisho, haba kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, haba ndetse no kugira ngo tufate ingamba cyane cyane zo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. CNLG nk'urwego rukuriye inzibutso narwo rugashyiraho polisi dukurikiza cyane cyane mu rwego rwo kurwanya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bihagaze gute ku zindi nzibutso? Uru rwibutso rwa Kigali rukorana rute n'izindi nzibutso mu gihugu? Urwibutso rwa Kigali dufite amasezerano twubahiriza cyane cyane hagati yacu na CNLG, ariko CNLG ifite ingamba zikomeye kandi habaye improvement zikomeye zo kugira ngo tubungabunga amateka ya Jenoside ariko zindi nzibutso. Ku rwego rwa CNLG hakozwe ivugurura amategeko, cyane cyane itegeko rigenga inzibutso ndetse n'amarimbi cyane cyane yajyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi. Bakoze imfashanyigisho, bashyiraho amategeko n'amabwiriza y'uburyo urwibutso rugomba kuba rumeze, icyo rugomba kuba rwubahirije, ndetse henshi yamaze no kugira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane akurikije akarere aho izo nzibutso ziherereye. Hakozwe kandi n'ubushakashatsi butandukanye mu rwego rwa CNLG bwo kugira ngo cyane cyane tureba uburyo Jenoside yagiye igenda mu makomine atandukanye, amakomine ya kera mbere Jenoside uko niko bayitaga. Bagiye bakora ubwo bushakashatsi. Ubwo bushakashatsi rero bugafasha urwibutso ruherereye muri ako karere. Noneho rero kugeza ubu twavuga tunarangira abantu yuko bakwifashisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane ari mu nzibutso rwa Nyamata, rwa Bisesero, rwa Murambi, cyane cyane CNLG yibanda ku nzibutso twavuga ko ari inzibutso zo ku rwego rw'igihugu zigeze kuri 7 hirya no hino mu gihugu. Bifuza yuko izo nzibutso zagira amateka yihariye kandi arambuye
ajyanye n'uko jenoside yateguwe, uburyo yashyizwe mu bikorwa, ndetse n'uburyo ubu ngubu muri ako karere ndetse no muri iyo province uburyo abacitse ku icumu ndetse na communauté muri rusange bari kwiyubaka mu rwego rwo kurwanya yuko iyo jenoside ishobora kugaruka mu gihugu. Urakoze cyane. Mukora akazi gakomeye, gukusanya amakuru, gukusanya ibimenyetso, ni akazi gakomeye. Ariko sereka nkubaze, umusaruro w'ibyo mukora mumaze kuwubona, mufite umusaruro bwoko ki? Umusaruro uragaragara. Umusaruro uragaragara kubera ko nk'ubu nahera no kuba twibuka ku nshuro ya 27 abanyarwanda bafite amateka baheraho, bafite n'uburyo batwara icyo gikorwa cyo kwibuka. Ariko dufite inzibutso, kuba twarakusanyije amateka tugashyiraho inzibutso nk'izi ngizi zigasurwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, cyane cyane bigira ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ni igikorwa gikomeye cyane. Ariko nanavuga yuko hagiye hashyirwa ishyingurwa mu bubiko butandukanye kandi bujyanye n'ikoranabuhanga, ishyingurwa ry'inyandiko ndetse n'ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane hano ku Kigali, ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali dufite archive iri online, ndetse ushobora no kuyisura physiquement. Dufite n'izindi archive zitandukanye mu gihugu. Tubona yuko abanyarwanda bamaze gushyira ingufu zikomeye mu gukusanya ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi, ariko urugendo ruracyari rurerure nk'uko nabivuze. Nawe nk'uko wabivuze, urugendo ruracyari rurerure. Amateka ntabwo yakozwe mu gihe kirenga imyaka myinshi, niko navuga, igihe cy'ubukoroni na mbere y'ubukoroni, igihe cya independence n'igihe tugezemo iki gihe. Ayo mateka ntushobora kuyakusanya imyaka 27 gusa, birasaba yuko hafatwa imyaka irenze iyo ngiyo. Nk'uko wabivuze, wabonye yuko tukibona n'imibiri y'abazize jenoside hirya no hino. Icyo turakigarukaho kuko gifite ikibazo gikomeye, kubona ko nyuma y'imyaka hakiboneka imibiri. Ariko imbogamizi muhura nazo muri aka kazi ni izihe? Imbogamizi tuhura nazo muri aka kazi ziratandukanye. Hari imbogamizi zijyanye no kubona ayo mateka. Abari bayafite abenshi barishwe. Ikindi, abari bayafite n'abayafite benshi hari n'abadashaka kuyavuga no kugira ngo yadusangize. Ariko hari no kuvuga tuti ese inyandiko zijyanye n'igikorwa runaka cyabaye iki gihe n'iki, ese zaba ziherereye? Turacyashakisha. Hari abazifite, kubona harimo abazifite, harimo abaziciye, harimo abazitwitse, harimo abazimanganya ibimenyetso. Turacyarwana n'ibyo ngibyo kugira ngo ukusanye ayo makuru n'izo challenges zose cyangwa se izo mbogamizi zose ziba ziri mu kuyakusanya. Ntago byoroshye na gatoya. Ikindi ariko ntitwanavuga yuko harimo n'abanga kuyatanga gusa kubera impamvu zabo cyangwa se kubera impamvu z'ingengabitekerezo ya jenoside. Harimo na benshi bataranashobora kuyatanga ubwabo, kuko ayo mateka kibaremereye, kuko ayo mateka ntibaramenya aho bahera. Nk'abacitse ku icumu batandukanye, ayo mateka kibaremereye, batarabasha kubivuga. Ayo nayo turabategereje, ariko tuba tubona yuko igihe kizagera bagatinyuka, cyangwa se akabona ababashobora kubaganiriza no kubatinyura yuko kuvuga amateka nabyo birimo ingaruka nziza ku muntu, kugira ngo ayo mateka ashobore gusangirwa n'abandi. Abagize amahirwe yo gusigarana abana, bakeneye ko abo bana bamenya amateka y'abo babyeyi babo ko yo banyuzemo. Ariko harimo abatarashobora kuyavuga. Ibyo nabyo dushobora kubivuga ko nabyo biriho. Tusubire kuri kiriya kintu wari uvuze, nkakubwira ngo hari icyo kibazo kirihariye
nyuma y'imyaka 27 hari abaza aho imibiri iri batayivuga batavuga hiri igenda iboneka gutyo mu buryo butunguranye cyangwa se butangaje. Ibyo mubifata gute nka Aegis Trust, mubibona gute? Nka Aegis Trust tubona yuko ari ikibazo gikomeye kibangamiye amateka, kibangamiye ndetse no kwibuka no guha icyubahiro abacu bashyinguye aho hose hadafite icyubahiro. Tubona yuko mu gihe abazi amateka, abazi aho abacu bari bakaba badashaka kubivuga, ni ikigaragara yuko abo batarabivuga ni bamwe navuze bataruna muri cumu, bacyumva yuko nta nzira nziza yo kwiyunga no kubana nk'abanyarwanda bumva bifuriza igihugu, cyane cyane ko bumva yuko igikorwa cyo kurangiza burundu Jenoside kitararangira. Wenda bategereje amahirwe babona yuko nubwo wenda bikomeye yo kugira ngo wenda babona ayo mahirwe yo kuba bakomeza igikorwa cyabo batangiye cyo kugira ngo Jenoside bayikomeze. Mbona rero abo bose basabitswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside kugira ngo ubange gutanga ayo makuru, mbona ari igikorwa kibangamiye imigendekere myiza ya memoire, imigendekere myiza yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cyacu. Ariko mbona yuko hari ingaruka bifite no kubacitse ku icumu. Hari ingaruka bifite kubacitse ku icumu kuko hari abacitse ku icumu na n'ubu bakifuza kubona aho ababo baba baherereye kugira ngo babashyingure mu cyubahiro bashobore kuruhuka. Icyo rero iyo umuntu ahisha ayo makuru, icyo cyuma batera bacitse ku icumu, azi neza yuko ari ikintu kibabangamiye. Ikindi navuga nuko mu rwego rwo guha icyubahiro abacu baze Jenoside, harimo abajugunye muri za toilette, harimo abajugunye mu byobo rusange, bari ahantu batahawe icyo cyubahiro. Nk'abanyarwanda tuba dukwiye guharanira, niba turwanya Jenoside, niba duharanira yuko amateka yacu avugwa uko ari akanabonwa uko ari, abo bantu bari bakwiye kuhaturangira kugira ngo abacu tubahe icyubahiro. Nitumara kubaha icyubahiro dutandukane nabo, kuko ntabwo tuzongera guhura nabo, dutandukane nabo ku mahoro. Ibyo rero mbona yuko iki gihe ibyo byose bidakozwe biba bibangamiye cyane cyane imigendekere myiza yo kugira ngo abantu bashobore kongera kugira umubano mwiza, niko navuga. Haracyari binabangamiye iterambere ry'igihugu, niko navuga. Kuko iyo abantu bafite ikibabangamiye bahugira ku kibabangamiye kurusha ikibateza imbere. Ubwo rero ndakeka ko ndahamya ko abahisha aho imibiri y'abacu baherereye bariho barahemukira igihugu. Ntabwo bahemukira abacitse ku icumu gusa, ntabwo bahemukira abo bishe ndetse n'abo babonye ndetse naho wenda banabigizemo uruhare, barahemukira n'igihugu bwacyo. Urahemukira igihugu aba anahemukira n'abazagikomokamo bose mu gihe kizaza, mu gihe cy'imyaka 100 na 200. Iyo urebye steps cyangwa se intambwe za Jenoside, hariho step ya genocide nayo guhakana cyangwa se gupfobya Jenoside. Mbere nge nari nzi ko bifite ukuntu bikurikirana, ariko nza kuganira n'inshuti yanjye irambwira iti no bifata igihe. Bifata igihe kuva mbere Jenoside itarategurwa, irimo irategurwa, irimo irakorwa, kuko habaho guhakana, gukuraho ibimenyetso na nyuma. Noneho wareba uyu munsi ugasanga urubyiruko nirwo rurimo rurapfobya Jenoside, rurayihakana. Mubifata gute mwebwe? Cyane cyane ko muri Aegis Trust hariho gahunda yo kwifashisha amateka cyangwa se ibimenyetso bihari. Ibimenyetso bihari birwanya Jenoside nayo gute? Nkuko bivuze, guhakana no gupfobya Jenoside ndetse
kugira ngo usibangamiye ibimenyetso bitangira mbere jenoside itaratangira. Kuko abakora jenoside ubundi ni abantu twavuga mu gifaransa aba intellectuel, ni abantu bajijukiwe, bize, bazi n'ingaruka y'ibyo bagiye gukora. Ni ukuvuga ngo bagomba kubisibanganya hakiri kare kugira ngo bitabafata. Mu Rwanda bafata nk'abagogwe n'ahandi, iyo bamaraga kubica bacukuraga icyo bakabarenzaho bagasibanganya bikarangira. Ikindi kandi bagomba kumenya langaje bakora mu gihe cya jenoside. Urabizi ko nka wariho perezida mu gihe cya jenoside mu ngoma y'abatabazi sindi ku bwabo yavuze ijambo gukora. Ntigeze yerura jenoside, na mbere yaho nta wigeze yerura ko bari gukora jenoside, nta nubwo bigeze bavuga ubwicanyi, ariko yaravuze ati mugende mukore. Abo yabwiraga barabyumvaga, ariko yangaga ko iryo jambo bizamugaruka. Icyo nicyo bivuga. Nyuma rero nyuma yaho agenda bavuga yuko jenoside zabaye ebyiri, jenoside yatewe n'abavictime bwabo, jenoside imibare bavuga siyo. Ibyo byose n'ibimenyetso bigaragaza yuko dinayo ubwayo cyangwa se ihakana n'ipfobya rya jenoside bitangira kare, bitangira mbere yaho, mu gihe cyayo ndetse na nyuma yayo. Noneho mwebwe rero mugakusanya ibimenyetso by'amateka kugira ngo muhangane ako kazi mubigenza mute? Mu byo dukora niyo ukusanya amateka uba ugaragaza ukuri. Yego. Ukagaragaza ukuri unashingiye ko hari ukuri kwahishwe muri icyo gihe, ugerageza kuducukumbura kugira ngo nubwo iki cyakozwe kikavugwa gutya ariko cyari iki. Mu gihe rero turi gukusanya amakuru nabyo tuba tubitekerezaho kugira ngo ibyahishwe byose tugerageze kubishyira, dushobora kubigaragaza, cyane cyane n'amagambo yagiye akoreshwa, amagambo twavuga yuko afitemo kode cyangwa se harya umuntu yavuga gute, afite ukuntu agoretse, kugira ngo ayo magambo dushobore kuyagorora, noneho tuyite icyo ayo magambo yagombye kwitwa icyo gihe. Ariko icyo gihe cyose rero tubyitaho iyo dukusanya ayo makuru. Noneho nyuma yaho iyo ugaragaje kuri kurwanya ndetse n'ingengabitekerezo n'ihakana n'ipfobya rya jenoside mu gihe na jenoside yarangiye. Kuko mu gihe cya jenoside yarangiye nibwo abantu batangira kwibaza ngo ariko ubundi habaye iki. Ugomba rero kucyerekana, kuko iyo uvuze abantu bakomeje ngo habaye iki ntushobora kucyerekana, muri make ntabwo bashobora kurwanya icyo batazi. Ubwo rero nicyo tugenda duharanira kugira ngo ibyo bimenyetso dushyira dukusanya bigenda n'ubundi bihera kuri jenoside igihe yategurwaga, tukagerageza kubigaragaza. Mu gihe jenoside yashyizwe mu bikorwa hari ihakana ryabaye icyo gihe, ndetse n'ihakana rikagenda ribonerwa ibimenyetso mu nyuma ya jenoside. Dusoza, ni ubuhe butumwa wageza ku badukurikiye kuri inshuro ya 27 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi? Ubutumwa natanga cyane cyane twinjiye mu gihe cyo kwibuka, birumvikana, nahera ko kwihanganisha ababuze ababo mu gihe cya jenoside, babwira mukomere, mbabwira ko uburyo bihanganye, ubutwari berekanye mu gihe cya jenoside, mu gihe cya nyuma ya jenoside, ubu butwari bukomeze bubakemo imbaraga zo kugira ngo dushobore kurwana muri ibi bihe turimo. Hari ibihe bya covid ya 19 turimo, nabyo bitoroheye, cyane cyane abacitse ku icumu ndetse n'abagizweho ingaruka za jenoside. Hari
n'agahinda, harimo n'ibindi, ariko tuzi neza yuko ibyo barwanye nabyo kugeza iyi myaka ari ubutwari bukomeye. Nifuza yuko ubwo butwari bwakomeza, kandi nabwira ubutumwa bukomeye cyane cyane ku bagihakana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, mbabwira yuko guhakana no kwipfobya ntacyo bizagera ku gihugu, ntacyo byageza ku gihugu cyacu, ahubwo kuyemera ndetse no kuharanira kuyirwanya ari byo bizatwubakira igihugu. Urakoze cyane Freddy ku mwanya uduhaye n'ubumenyi utwunguye. Turabashimiye namwe mwakurikiye kino kiganiro, dukomeza kubabwira ngo mukomere, imitima yanyu isubizwemo ibyiringiro, imbaraga nk'uko Freddy yarabivuze, ubutwari mwagaragaje bwongere bubaherekeze no muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko nsanzwe mbivuga rero, iyo nsoza kino kiganiro mbifuriza amahoro y'Imana, nkabifuriza n'umugisha w'Imana, by'umwihariko rero muri iki gihe mvuga ngo Imana ibasangaho muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19 cyangwa se COVID-19. Abantu bari mu nzu, ntabwo bahura, ntabwo byoroshye, ariko reka imbaraga z'Imana zibakomeze muri iki gihe kitoroshye, ubwo twibuka twiyubaka. Murakoze. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.